kuri rura barabivuze no kumva nshya barongeye barabisubiramo tuzaguma mu bati abamotari bazakomeza bakore nta muntu bakozeho twebwe icyo tuzakora tugiye kunoza uburyo bw'imigendere bisi uburyo zabonekaga ziboneke birushijeho iminota umuntu yamara agategereje bisi n'ibindi nk'ibyo urumva ni competition izabaho motari wazakomeza akazi ahubwo nkeka bizadushyira ku gitutu cyo kuba professionnel bivuze ngo twe tuzaguma dukore nkuko bisanzwe tuzaguma dukore amakuru y'abamotari bari bafite se ari nawe uyise amakuru y'abamotari amakuru y'ibintu ntago ari amakuru y'abamotari uhura n'ingaruka zimwe zishobora kukuviramo ama accident no gupfa ushobora no gupfa wanapfa utaramaramo n'ukwezi nimba ubonye perimi perimi ukwezi kumwe kurashize uragiye urayirotiriye ugenda uguze moto bazigaye bazitanga no ku ideni cyane rwose dese yawe ubu yafite ugatahana umuzigo urumva Sadi ukagenda ugahita ufata moto nguje mu mujyi wa Kigali nguje gutwara bro ni hahandi burimo gushyira ubuzima bwawe muri risk kuko niba ushaka kuza mu mujyi wa Kigali gutwara moto njye ntabwo nakugira inama mu gihe ubonye perimi ngo uhite kuza hano i Kigali wapi nakugira inama kubanza ukagenda ukajya no mu ntara ukabanza ukamenyera imihanda idacamo ibinyabiziga byinshi cyane muraho neza murakomeye mwiriwe mwaramutse bitewe n'ahantu hatandukanye ugiye uri uyu ni wa muhungu wanyu yo motari wanyu motari w'abanyarwanda narabyiyemeje gukora akazi kanjye kandi nkagakora neza uyu munsi rero ntabwo bisanzwe ikintu cya mbere nababwira hano ni uko mbashimira mwese ku rukundo mwagiye mungaragariza ubu ngubu tumaze kugira ibihumbi 10 subscribers kuri YouTube ni ikintu cy'agaciro cyane mu by'ukuri sinabona uko mbashimira nari nariyemeje ngo reka nibakura urubuga rwa YouTube nitumara kugira abantu nibura ibihumbi 10 tuzarugira urubuga mu by'ukuri abamotari baza bakaganiriraho urubuga tugenda duhanahana ibitekerezo byiza kandi byubaka tukagenda tuganira ku bibazo bigiye bitandukanye nyine rukaba ari urubuga rufitiye sosiyete muri rusange umumaro so rero ntatinze uyu munsi dutangiranye umutumirwa wacu urabona yuko yicariye ku kamoto ke araza kutwibwira icyo nababwira nuko tutazajya twirirwa tuzana protocole za danger ibintu bigoye niki ni ku muhanda niho dukorera iyi niyo office yacu kuno nicaye kuri moto iyi ngiyi niyo office yanjye aha ni mu biro byanjye so turamwakiriye rero muri office tumusohoza cyane tumuha ikaze watangira twibwira Asabi bimeze neza bro umeze ute fresh cyane yeah amahoro we are very happy to have you here me too and me more njye nitwa Janvier Benejambo ando umumotari hano mu mujyi wa Kigali yes ye kuri wowe ntabwo ndi mushyashya dusanzwe tumenyeranye n'ubundi mu mihanda yes nkaba nishimiye kuba nawe mu kiganiro nanjye ndishimye kuba turi kuganira Janvier ariko ubundi bakunda kukwita Janvino niko dukunda kukwita Jamaican guy twigeze no gukorana content ngira ngo mwarayibonye muri video zatambutse ni umumotari a professional motari nibavuga ngo umumotari uri smart wumve Janvier yarangoye kugira ngo nyisohokemo nabyo bizangora mu by'ukuri n'ubundi bakubwira yuko kwigeramo biroroshye aho kwisohokamo biragora ubona Kigali abantu bayikundira iki cyane se man ku buryo umuntu avuga ati ahangaha kugira ngo nzasohoke Kigali ibyaho bitandukanye no mu ntara Kigali hari abantu benshi hari abantu benshi ku buryo umumotari abona abagenzi benshi bahagije atwara batangana nabo mu ntara niyo mpamvu rero nabo mu ntara usanga bose bari kwiruka baza ahangaha i Kigali kuza kuhakorera kugira ngo bashake amafaranga ni ukuvuga ngo nyine ahantu hari movement y'abantu benshi hari urujya n'uruza mu kinyarwanda niko babyita niho bose baza n'ubundi haba hari opportunities nyinshi z'akazi n'ibindi nk'ibyo ngibyo so reka tubanze tuvugane kuri icyo kintu kijyanye n'akazi kacu mu by'ukuri abantu benshi bagiye babivuga bakavuga bati abamotari bagiye kuva muri Kigali baba bagiye kubakuramo ibintu nk'ibyo wowe ibyo bintu wemera ko bishoboka bro Sadi urabizi ndi umumotari mugenzi wawe ariko ikintu leta yinjiyemo cyangwa se ikintu leta yafatiye umwanzuro
rura n'urwego rw'igihugu rudushinzwe ofete dushinzwe twebwe ubwacu n'ibindi bitandukanye ariko njye ndimo kora ku ruhande rwacu nk'abamotari yego ikintu cya leta yashyizemo imbaraga nka kuriya ugomba kugira amakenga niyo mpamvu twatangiye nkubwira ngo ntabwo bimeze neza kuko ntabwo ntuje anytime wajya kumva ngo baransoye subira mu ntara none se wowe wemera ko koko leta ari amakuru yatambutse n'iki wowe wemera yuko ariyo ari amakuru yatambutse rero ikintu cyavuzwe n'abantu umwe babiri batatu Director General cyangwa se DG wa Rura uriya Rugigana yavuze ko bagiye kugabanya umubare w'abamotari uri sure ariko yavuze itangazo narasomye nanaryumvisha yavuze ko bagiye kugabanya umubare w'abamotari kugabanya umubare w'abamotari rero ntago nzi niba ari kutuvanamo twese sibyo cyangwa se niba hari bake bazasigara mu mujyi wa Kigali barimo gukora sinzi muri ariko njyewe nasomye amakuru nyuma yaririya tangazo ryaje rigacicikana n'iki ngiye nabonye amakuru avuguruza yandi uri kumva avuga yuko ntabwo ari ukugabanya abamotari mu mujyi wa Kigali bro bavuze yuko ikintu kigiye gukorwa ari ukunoza uburyo bw'ingendo sibyo bikaba byoroshye ko abantu bazajya babona bisi zibajyana buri minota mikeya ku buryo bizoroshya ingendo buri muntu wakihitiramo akavuga ngo ngiye gutega moto uri kumva cyangwa se ngiye gutega basi icyo ngicyo ngiye niyo makuru nabonye rurivuga iti ndetse no kumva aho nshya babisubiyemo baravuga bati habayeho kwibeshya ntabwo leta iteganya kugabanya umubare w'abamotari ahubwo ikizakora no kugira gute nuko izoroshya uburyo bw'ingendo hakaza amasosiyete uri kumva leta ikinjira muri transport igashyiraho ikigo gitwara abantu ku buryo nyine ingendo bizaba byoroshye buri muntu akaba yahitamo akavuga ati ngewe noneho misemo kugenda gutya icyo kintu cyo warakibonye icyo kintu ntago uko ubinsobanuriye siko nabyumvishe kuko amakuru ufite ntago mpamya ko ari ukuri kuko ni ibyo twumva muri bagenzi bacu aho batubwira yuko mu minsi iri imbere ko hagiye kujya hakora amabasi gusa yego mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo kugabanya iki impanuka traffic jam n'akandi kavuyo gaterwa n'abamotari ubona se ubundi koko abamotari bateza impanuka cyangwa se ko bibona ntuzanemo ibintu by'amarangamutima Sadi Janvier umumotari nkora ari umumotari mugenzi wanjye ngiye kuguhereza ukuri kandi nawe urasanga nyine makubwira ari ukuri na bagenzi bacu wenda bazabyandika muri comment batubwire uko bimeze gusa mu mujyi wa Kigali ntabwo abamotari aribo bateza impanuka bonyine mu muhanda iyo tugenda mu muhanda ikintu cya mbere giteza impanuka mu muhanda ni uburangare igihe cyose uzaza mu muhanda uri stressed mu mutwe wawe utari focus ku byo uje gukora mu muhanda utari focus ku uje gutwara imodoka mu muhanda utari bugendemo wenyine ibibazo byawe byo mu rugo bigomba kubisiga mu rugo kaza mu muhanda uzi ko uje mu muhanda gutwara nta stress na nkeya ufite mu mutwe wawe igihe cyose uzaza mu muhanda ufite stress mu mutwe ni hahandi nyine uzakora iki uzakora impanuka yego urumva Sadi rero ntabwo igiteza impanuka ntabwo ari abamotari imodoka yateza impanuka moto yateza impanuka igare ryateza impanuka ntabwo moto ariyo hano mu mujyi wa Kigali iteza impanuka yonyine none se bro ko mu muhanda ahantu nyine ugiye hagiye hatandukanye akenshi ukunda kuba sinzi nimba ujye ubibona impanuka zose zabaye usanga mu motari ugasanga bagonganye ugasanga ni umushoferi wagonze umumotari ibyo ngibyo ukeka ko nanone ikintu kuki ari twe duhora tugaruka singuciye mu ijambo reka nkubwire akantu gatoya impamvu uvuga ngo usanga ngo motari ngo iri hasi none se motari nimba bakugonze byanze bikunzira go hasi impamvu ubona imodoka iguma ihagaze nuko byanze ifite amapine ane none se iragera hasi gute akenshi na kenshi usanga niyo modoka ariyo yateje accident aho kwa ko nyine iri buguma ihagaze nubona moto iri hasi waragira ngo ni moto yateje iki ni moto yateje accident yes rukuvuga ngo rero hagati y'ibinyabiziga bibiri byakoze impanuka yaba moto cyangwa imodoka haba harimo kimwe cyateje iki cyateje ya mpanuka ntabwo uzabona moto hasi yaguye hasi ngo ujye kuvuga ngo
ngo ngira moto niyo yateje accident guteze wowe banza umenye icyateje ya mpanuka ushobora gusanga ari imodoka cyangwa se ari moto yego nimuka blaming ngo nubona moto ngo yaguye hasi muri kaburimbo wumve ngo ni motari ngo yakoze amakosa why not se yaba atari ya modoka ubwo ngo ariko abantu mu mutwe abenshi bamaze gufata mu mutwe yuko motari ntabwo ashobotse motari afite uburere buke motari akenshi ugasanga batugaruka ntabwo nkeneye ko wivuna mu bantu bose habamo abantu bose uko nyumva neza mu bantu bose habamo abantu bose biraze kuvuga ngo umwuga wari wose uhurirwamo n'abantu benshi mu kimotari harimo abantu b'ingeri nyinshi cyane yego harimo abamotari baredike bagiye mu ishuri babashije kwiga bafite ikinyabupfura basobanukiwe bafite mu mutwe hazima yego mu bamotari harimo abantu bahoze bari muri force ari abasirikare babaye ritadi bakavuga ati reka twigire mu kimotari hari abahoze ari abashumba baragira inka iyo za Nyagatare n'ahandi urumva hari abahoze ari ba karya rugo ari abakozi bo mu rugo mbabarira iryo jambo nkoresheje bahoze ari abakozi bo mu rugo bakora akazi ko mu rugo yego bango rero muri aba bantu bose bafite imico itandukanye gufata abantu bangana gutyo umubare w'abantu nk'abo ngabo ukabashyira ahantu hamwe cyangwa se ukabashyira mu gatebo kamwe nk'uko bavuga ngo twese ngo dufite imico imwe aho hantu rwose nakavuze ngo urimo kurengera nk'uko mvuze ngo mu bantu bose abarimo abantu bose ahubwo ni bya bindi bavuga ngo abumwe agatukisha bose ushaka kubona umuntu umwe wenda gutwaye nabi akugendeye nabi mu muhanda ugahita wumva yuko ngo abamotari bose bari abantu ntabwo ari babi ngo mu by'ukuri ngo badashobotse ngo batubahiriza gahunda ngo batwara nabi mu muhanda ibyo ngibyo mu by'ukuri abantu bagakwiriye kubireka bakanikura mu mutwe yuko umumotari ari we kibazo mu muhanda ntabwo ari we kibazo umumotari birashoboka ko motari yaba ikibazo biranashoboka yuko n'umuntu hari ikintu kijya kibaho mu muhanda cyo gusuzugurana sinzi niba ujya ukibona bya bindi bajya bavuga ngo akaruta kandi karakamira umuntu utwaye imodoka uba ubona adashaka kukwihanganira uri motari uri kumva akavuga ibi bimotari iki uri kumva ugasanga uri kumva umuntu wenda utwaye imodoka nini ntabwo ashaka kubaha utwaye imodoka ntoya cyane mbese mu by'ukuri ugasanga icyo kintu nanone cyo gusuzugurana bitewe n'uko turutana ariko mu by'ukuri twagakwiriye koroherana nkeka yuko ikintu gitera impanuka mu muhanda sinzi it's my opinion ntabwo impanuka iterwa n'abamotari ntabwo impanuka iterwa n'abashoferi ahubwo impanuka iterwa no kutihanganirana burya impanuka nyinshi ziterwa no kutihanganirana kutubahiriza amategeko cyangwa se nyine kutubahiriza amategeko harimo ibintu byinshi gusinda kugira gute gutwara cyane nyine kutoroherana ugashaka kwima umuntu inzira ukamera nkaho muri guhangana kandi mu by'ukuri ntabwo abantu baba barimo barahangana reka nkubaza akabazo gato umaze igihe kingana gute mu kimoto hari igihe abantu benshi sinzi uri buze no kugira icyo kivuga ariko reka mbanze nkubaze ngo umaze igihe kingana gite muri iki kimotari Sadi urakoze cyane ku kibazo cyiza umbajije ngewe maze imyaka igera muri 6 cyangwa 5 imyaka 6 si mike ntabwo ari mike umaze kugira experience ihagije niki hari abantu rero bajye bavuga ngo batwita ngo ni insoresore abasore bato tuzatumira n'abasaza batubwire ariko hari umuntu ubona yuko mu by'ukuri umuntu ukiza mu kazi vuba nanone hari igihe abi ntandaro yo guteza impanuka kutagira uburambe ese wowe niko ubibona nkanjye mazemo imyaka 2 mu kimotari maze umwaka na uploadinga videos nagiye na uploadinga ariko maze imyaka 2 mu kimotari natangiye gukora 2023 ubona uburambe singiye kubusuzugura ariko ubona abasore batoya koko aribo bateza impanuka cyane Sadi kakubwira akantu gatoya ino Kigali ntago ari umujyi wo kwisukirwa n'umuntu wese sibyo ngo aze avuye abonye permis ejo sibyo ngahita aza mu mujyi wa Kigali ngaje gutwara moto iyo ubikoze gutyo byanze bikunze uhura n'ingaruka zimwe zishobora kukuviramo ama accident no gupfa ushobora no gupfa wanapfa utaramaramo n'ukwezi nimba ubonye permis permis ukwezi kumwe kurashize uragiye urayirotiriye ugenda uguze moto bazigaye bazitanga no ku ideni cyane rwose dese yawe ubu yafite ugatahana umuzigo urumva Sadi ukagenda ugahita ufata moto nguje mu mujyi wa Kigali nguje gutwara bro ni hahandi burimo gushyira ubuzima bwawe muri risk kuko
niba ushaka kuza mu mujyi wa Kigali gutwara moto njye ntabwo nakugira inama mu gihe ubonye perime ngo uhite kuza hano i Kigali wapi nakugira inama kubanza ukagenda ukajya no mu ntara ukabanza ukamenyera imihanda idacamo ibinyabiziga byinshi cyane kuko uracanganyikirwa ni Kigali banza umenyere nibura umare like 1 year uri gutwarira ahantu mu mujyi wa Huye mu mujyi wa Huye Musanze n'ahandi hatandukanye ariko nuramuka ubonye perime ukavuga ngo mfite mu ngo ngiye guhita nataka bro cyangwa se wenda ushaka wenda hari nk'abantu babonera perime i Kigali ngiye ukuntu nabigenje ubundi nkimara kubona perime uko nabigenje nashatse umuntu ngiye aramugura nari nsanzwe ntwara imodoka bisanzwe mbona perime ya moto nyuma noneho nshaka umuntu ugize i Kigali akagenda andabura ambwira ati gutya na gutya ngenda amenyera mu maboko n'iki ariko sinahise ntangira gutwara abagenzi ibyo ari byo byose uniyambaje n'umuntu ufite experience mu kazi ibyo ari byo byose ashobora kuba yagufasha bikaba byarinda impanuka akazi rero k'ikimotari kacu dukora reka tukagarukeho ubona hari umuntu ujya uvuga uti wenda ni akazi mu by'ukuri umuntu atagakwiriye kurambirizaho ugashaka ukabona ashatse no kugasuzugura aka kazi ubona gatunze abantu benshi ubona gafite umumaro cyangwa se abantu bagasuzugura baba bari mu kuri koko nyine hari abantu bajya bakabona nk'aho ari akazi kari aho ngaho wowe ubona gute urakoze cyane akazi k'ikimotari ni akazi keza sibyo kagutunga kakanagutungira umuryango mu gihe ugashyizeho umwete yego mu gihe uri focus ku ntego yawe ku cyo ushaka kugeraho hano mu mujyi wa Kigali hari abantu bubatse amazu kubera moto yego hari barandurodi benshi nzi bafite amazu hano mu mujyi wa Kigali hari abantu bishyurira abana amashuri hari abantu bishyurira abana amashuri hari abantu bafite amamodoka bavanye kuri moto bahoze ari abamotari bakaba bafite amamodoka ko tubivuga se abantu bakavuga ngo akazi umuntu ari kugakabiriza cyane ngo amafaranga ntayo ari gukabiriza hari ibihamya byinshi by'abantu bafite amazu hano mu mujyi wa Kigali barahoze ari abamotari bafite amamodoka barahoze ari abamotari bishyuriye abana bakarangiza bakanabashyingira bivuye kuri moto rero ntabwo natwe karadutunze kandi abana nta kintu tubaye cyane hari ibintu bimwe na bimwe uba waragezeho bigiye bitandukanye cyane mu by'ukuri mbona ari akazi nyine gafitiye rubanda umumaro n'abantu batagakwiriye gutekereza yuko ari akazi umuntu yahita areka gutyo gusa ariko still haracyarimo imbogamizi nyinshi cyane ubona imbogamizi rero muri aka kazi imbogamizi zirimo twagiye tuzivuga kenshi zimwe zigakemurwa izindi ntizikemurwe kugeza ubu tuvugana uretse kimwe twatangiriyeho nabwo ngewe ntaye nashyira amakenga ko bro nge ukuntu nabisomye no kuri rura barabivuze no kumva aho nshya barongeye barabisubiramo bati abamotari bazakomeza bakore nta muntu bakozeho twebwe icyo tuzakora tugiye kunoza uburyo bw'imigendere bisi uburyo zabonekaga ziboneke birushijeho iminota umuntu yamara agategereje bisi n'ibindi nk'ibyo urumva ni competition izabaho motari wazakomeza akazi ahubwo nkeka bizadushyira ku gitutu cyo kuba professionnel bivuze ngo twe tuzaguma dukore nkuko bisanzwe tuzaguma dukore amakuru y'abamotari bari bafite se ari nawe uyise amakuru y'abamotari amakuru y'ibintu nagara amakuru y'abamotari amakuru abantu bajyaga amakuru y'abamotari nimba nawe uvuga nkuko batuvuga ntabwo abamotari tugira amakuru ngo amakuru gatoya mugabo uretse gatoya tuganire sibyo nta makuru y'abamotari abaho ngewe Janvier motari sibyo amakuru nzakubwira nayo nabwiwe n'umugenzi unyicaye inyuma cyangwa nkuko yavuga nkuko undi yavuga nkuko navuga nkuko undi yavuga ikirenze no kibyo ngibyo ibyo tuganiriza abagenzi nibo baba babitubwira sibyo wanga amakuru y'abamotari ngo ni ibihuha abantu bafashe mu mutwe yuko ngo n'amakuru y'igihe bavuga ngo amakuru nkura mu bamotari ngo gutya na gutya ntimugasubire abamotari ni abantu b'abagabo abamotari ni abantu bafite ingo bafite gahunda bakeneye ejo hazaza nk'uko n'abandi bose bakeneye ejo hazaza usibye ko nyine hataburamo nabo bagenda badutobera bakangiza izina ryacu twavugaga by'uko abo umwe agatukisha bose so ayo makuru rero y'igihuha ntabwo ariyo icyo twe tuzakora tuzakomeza dukore ahubwo uburyo bw'ingendo buzanozwa wabonye yuko hari n'imihanda igiye kwagurwa ku buryo bisi zizaba nyinshi uburyo zagendagamo bukanozwa ariko buri wese azakora nk'uko yari asanzwe akora ubwo twebwe icyo tuzakora ahubwo bizadushyira ku gitutu cyo kuvuga ngo tugiye kuba abanyamwuga kubera yuko aka kazi gafitiye abantu benshi akamaro hari abantu benshi gatunze mu by'ukuri urumva rero
kabaye kadahari abantu benshi bashaka kwishora mu bintu. Urakoze cyane Sadi, turimo turaganira. Hari turavuga bino bintu ariko tunibuka ko in case Yes. bavuga ngo abamotari bakora mu mujyi wa Kigali mwese ntago tubashaka mu mujyi wa Kigali mujye mu ntara. Yego. Wumva byagenda bitewe ku ruhande rwawe? Uko Ku byumva ruhande rwanjye ikintu cya mbere numva byagorana, ahubwo umumotari ushaka kuzisanga urwego rwa Kigali rwamusize ni wa mumotari utari professionnel, wa mumotari utagendera kuri gahunda, uwo nguwo rwose nta gutorera. Mbona yuko hari igihe kizagera akabona yuko Kigali atagomba kuhakorera, ariko umumotari usanzwe ari professionnel ukora akazi ke neza, mbona bidashoboka yuko yakurwa muri Kigali kuko nta kazi kemewe nk'utundi tuzi, ntabwo ari akazi ko gucuruza ibiyobyabwenge n'iki. So rero biramutse bishoboka yuko wenda abamotari baba batagihari, mu by'ukuri ba bandi badashoboye kuba bagira ikindi bakora, ni nayo mpamvu tubwira abamotari mushaka amakategori, izo kwasiteri zigiye kwiyongera muzazitware, muzagira gute, ariko bishobora kugorana ugasanga abantu babuze akazi n'iki. Gusa ngewe ku ruhande rwanjye numva yuko abamotari tuzakomeza tugakora, ahubwo babandi batari professionnel, babandi bajya bitinye ishyamba n'iki, abo ngabo byo muri Kigali ntabwo bazahaguma tu. Ibyo bintu nimba ari ukuri biri mahire, sibyo? Yego. Rwose Imana ishimwe cyane. Yego. Gusa ikindi navuga, mu minsi yashize natwaye umugenzi, umwana w'umukobwa. Urumva ya makuru tunakubwiraga bajya bavuga ngo nitwe tuyatangaza kandi aribo bayaduha. Arambwira ati motari wumvishe ko bagiye kubaca mu muhanda? Aravuga ati nabyumvishe. Arambwira ngo ubuse kiriya kibisi ko kizakintwara ngo kingeze kwa sheri wanje, ngo kingeze ku muryango. Ndamubwira ati hari n'abigeze bavuga bati abamotari bo bazajya baparika, urabona wenda nk'ahariya ku Badive ku Gisozi, twa duhanda tugenda twinjira mu makartier, abariho tuzajya tubatwarira tubageza, ariko abagenzi benshi nabo bashaka kutabyemera kuko byaba bigiye kubahendesha, ubundi bavuga rimwe na motari. Icyo mbona nyine n'abagenzi nabo ubwabo baradukunda, ntuzagira ikibazo, n'abagenzi bo ubwabo barashaka ko tubatwara, ahubwo ubwo ikizakorwa ni uko urubuga ruzaba rufunguye, hakabaho competition, motari agahatana na bisi, motari agahatana n'undi mumotari uri professionnel agakora, nyine ahubwo bikanarushaho gutuma tuba abanyamwuga. Ngewe nicyo kare nigeze kubaza ngo ubona gute umujyi wa Kigali utarimo moto? Hari ibyo tutaganiriyeho. Ngiye mpita ntekereza ngo nk'umuntu uri Nyabugogo agiye Katabaro Kimisagara, sibyo? Muri stade agiye Katabaro Kimisagara, agiye Bumbogo hejuru, agiye Gikomero iyo hejuru. Yego. In case bavuga ngo moto bazivanye mu mujyi wa Kigali, bro, byaba ari ibintu biteye ubwoba. Nk'umugenzi wavuye i Rusizi n'imodoka akagera Nyabugogo saa 6 z'ijoro, izo bisi zaba zigikora mu masaha? Biragoye. Ibyo byose nibikwereka yuko moto zigihari, ziracyahari. Moto ziracyahari. Abantu bari muri ikintu, abamotari bagenzi bacu, impungenge bro, rwose umuntu warumvishe iki kintu nabi, mwumve mutuje, tuzaguma dukore nk'uko bisanzwe, ariko tugerageze twongere imyitwarire myiza, tuba aba professionnel. Niba ufite ibyangombwa, ukaba uri umumotari wemewe, ufite koperative, ufite moto, ifite ibyangombwa, mu by'ukuri uzakora, ntawe uzagukoraho. Ahubwo ikizakorwa nuko abagenzi bo bazajya bihitiramo. Abagenzi se ko tubakunda nabo badukunda, nitwe banyu, nimwe bacu, natwe nabacu. So ubwo rero izo mpungenge ndumva zava. Hari inama nshaka kugira abamotari barimo kuza, tunagana wenda no kumusoza kugira ngo tutagufatira umwanya cyane. Yego. Hari inama nshaka kugira abamotari barimo gufata moto, yego, agahita atangira gutwara hano mu mujyi wa Kigali. Rwose wa mumotari we, ndavuga cyane barimo gufata zino moto z'amashanyarazi. Ako moto z'amashanyarazi ko numvisha abantu bazishyira mu majwi cyane. Nge naguze moto electrique, iyi ngiyi mfite ndimo ndagenda nyimenyera gake gake mu gihe yanjye ikiri kuza n'ubundi ndacyayitegereje. Ariko numvisha abantu benshi bavuga moto electrique, moto electrique, hari ikibazo cyayo. Izi moto rero ni nshyashya hano mu gihugu cyacu. Ikindi cya kabiri, abarimo kuzitwara the new generation ni bano barimo kubona perimi, urubyiruko rurimo kuza atarabona perimi n'imyaka 2 na experience yo mu muhanda, agataza akayifata. Ariho handi ubona iyo yumvisha ukuntu ya accelera, yakumva ukuntu iryoshye, arirukanka. None yigira n'ahantu ushyira nko muri siporo,
ikagenda iguruka cyane. Yeah. Nkeka yuko ikibazo kitaba kiri ku mamoto ahubwo abantu bazitwara mu by'ukuri bagerageze tugende gake mu muhanda. Yeah, that's true, bro. Kubera yuko akenshi abantu nyine yamyumvire y'abantu we abona moto yakoze impanuka akabona ni moto y'amashanyarazi ataba moto z'amashanyarazi ni fake abantu batwara moto z'amashanyarazi bazi gutwara. Tugerageze twitwararike. Wari ukiri kubagira inama rero abantu inama narimo kubagira ni ingiyi ngo nimba ubonye perimi nukuri ntago nakugira inama yo gutakuza hano mu mihanda ya Kigali nguje gutwara moto hano mu muhanda wa Kigali. No mu muhanda wa Kigali urimo ambutiyaje nyinshi cyane, urimo abantu batandukanye batwara mu buryo butandukanye. Banza ugende ugere mu ntara ubanze umenyere imihanda and then numara gukamirika moto neza uze utwarire moto hano mu mujyi wa Kigali. Nicyo nabagiraho inama. Sadi rero ndumva thank you so much. Twishimiye kuba twakugize hano muri iki kiganiro. Nizere yuko n'ubutaha ushobora kuzaza tukaganira. Wenda sinzi niba wabwira nk'abantu imbuga nkoranyambaga ukoresha byanashoboka niba wifuza kuguha akazi yazajya guhamagara n'iki. Ubu turimo turagenda mu isi iri digitale cyane rwose, hari igihe kizajya tujye dukoresha ama apps no guhamagara n'iki. Sinzi rero niba wabwira abantu badukurikiye uburyo bakubonaho nimba ari imbuga nkoranyambaga ukoresha ukababwira then ubwo tukazasubira ubutaha. Yego rero ngiye nkoresha imbuga nkoranyambaga hafi ya zose. Kuri Instagram ni Janvino 250, kuri Twitter naho ni Janvino 250 n'ubundi, na Facebook byose. Ikindi mfite website yitwa Tuma Janvino. Wow, nago ndagira website man ariko ngomba kuyigira, yitwa Tuma Janvino. Yego ngewe akenshi uretse gutwara abagenzi nkunda gukora amadelivery cyane. Yego amadelivery buriya nayo agira amafaranga cyane sometimes kurenza n'abagenzi. Yego rero nk'umuntu nkeneye kuntuma kugira hanyohereza ashaka nko kohereza gukora delivery ku kintu cyose yaba computer amatelefone n'ibindi bintu bitandukanye nkorera hari Kigali Heights. Nkunda guparika muri parking ya Kigali Heights mu bare kwamamaza ni harambarizwa. Yego nimero yanjye ni 0788449442. Ihangane isubiremo 0788449442. Muri Kigali Heights akantu kose wakenera ahariho hose mu nguni z'umujyi wa Kigali I'm available to help you. Yes, thank you so much. Motari usobanutse cyane, Motari Janvino. Turamushimiye cyane yakoze kuza. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka tuzajya uru n'urubuga nubakiye abamotari bro, tuzajya tuza twidagadure tuvuge. Ubushize mu minsi yatambutse abagenzi bo bajyaga bivugira ibyabo bafite ama platforms, hanyuma twebwe nitubone umwanya nitubone urubuga rwo kuba twaganiriraho nibyo batuvuga wenda bitari byo ngo tuze tuvuge tuti nyamara ibi bintu muvuga ko abamotari badasobanutse n'ibindi nk'ibyo ntabwo ari byo. Ahangaha niho tuzajya tuganirira twungurana ibitekerezo, tugira inama bagenzi bacu n'ibindi nk'ibyo bigiye bitandukanye, tugira inama abantu bifuza kuza mu kazi kacu ndetse n'ibindi. So niba utarakora subscribe wayikora, niba warayikoze turagushimiye cyane. Ibiganiro nakagaruka. Ciao ciao, yari Motari wanyu ndetse na Janvino. Murakoze cyane. Have a good one.